munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Ngewe muganira amazina ni Mugize neza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo ufite buhamya ki. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho rero twemerere Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, aduhumurize kutadusize. Turananiwe, turarushye, ariko dukeneye ijwi ryawe rihumuriza imitima yacu. Ngaho ngero duhembure muri uru rugendo, kandi tubashishe kumva icyo ushaka ko twumva mu ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Ese waba warigeze witegereza imodoka iyo zirimo zigenda mu muhanda? Wabimenya neza ufite urugendo rurerure ushaka kugera ahantu kure, ariko ukumva unaniwe. Imodoka ni nziza cyane, kandi umuntu agize amahirwe yo kuyibona ntago yayanga. Nawe se ujya ubona ari nziza? Imodoka rwose iyo ufite urugendo irakwihutisha. Bigenda bite se iyo imodoka yakoze impanuka? Itegereze neza iyi modoka urebe uko imeze. Ese ari nk'iyawe uri kubona yagusunika ku rugendo ukabasha kwihuta ukagera aho wari werekeje? Itegereze iki gikoresho turi kureba ahangaha, cyitwa ngo iki? Nge ndi kubona cyitwa indege. Cyaba ari cyiza se? Nge mbona ari cyiza. Wenda waba waragize n'amahirwe yo kuyibona ukayegera ukanakoraho. Nge ntago nayagize. Waba warageze ku kibuga cy'indege? Nge ntago nahageze, ariko ntekereza ko ari buri ari ibintu byiza, ari ahantu heza. Nese waba waragize amahirwe yo kugenda mu ndege? Uko ntekereza ko indege yihuta, kandi ntago ari byo ntekereza gusa, nawe wabibona indege irihuta cyane. Iyo ufite urugendo rwa kure ukagenda n'indege, wagererayo ku gihe kandi ukihuta bihagije. None se nubwo nababwiye ngo wenda sindegera indege, ngaho nawe niba dusangiye ikibazo ushobora kuba warayibonye cyangwa se utarayibona. Nganyemerera urebe iyi ngiyi. Iyi ndege na ya yindi yo hejuru bitaniye he? Iriya yo hejuru twari tumaze kubona iri kugenda neza, ariko iyi ngiyi iragaramye. Iyo ubibonye utekereza iki? Uhita wibaza impanuka. None se kugenda n'indege ni byiza? Iyo habaye impanuka se ho bigenda bite? Nibyo koko iyi si bamwe barayireba bakavuga ngo ntago isakaye, bakavuga ngo buri wese yanyagirwa. Nyamara tuzirikane yuko icyigisho turi kwigana kiri kuvuga ngo ufite buhamya ki. Uribuka se umugabo witwa Nyamugirya Nino? Yafashe urugendo rwo kujya mu ijuru, aragenda agera mu isayo, aho bita isayo gahinda gasaze. Yaragiye biremera, ndetse ngo agera mu cya kabiri, arongera arisayura asubira iwabo. Mukristo nawe bari bari kumwe, aragenda agera mu iyo sayo nawe bari kumwe. Bageze mu cyeragati nibwo umwe yafashe icyemezo cyo gusubira inyuma, ariko Mukristo atereka nkomeze njye imbere. Byashoje n'ubundi Mukristo yambutse iyo sayo gahinda gasaze. Ariko icyigisho turi kwiga cyo kiravuga ngo ufite buhamya ki.
ubuhamya bwacu bugendana n'ibyo twanyuzemo ndetse bikagendana no kwizera dufite. Rimwe na rimwe dushobora kuba turi guca ibikuba, ubundi turi guhamya yuko Imana ishoboye byose. Ni ibya buri wese rero, kandi ni ibyawe, nanjye ni ibyanjye, ariko ikibazo kiracyari iki ngo ufite buhamya ki? Ufite buhamya ki igihe wugarijwe n'ibigeragezo? Ufite buhamya ki igihe wugarijwe n'ibibazo bitandukanye? Ufite buhamya ki muri iki gihe iyi si bigaragara yuko nayo yataye umutwe, byayiyobeye? Ufite buhamya ki? Ujya uzirikana se ko no mu butayu naho Imana ihagera? None si yo uhageze wibuka yuko uri kumwe n'Imana? Bikugendekera bite iyo uri kumwe n'abagenzi ugomba guhamiriza ibyiringiro, cyangwa se abandi basa naho nabo batazi inzira aho yerekeza? Ufite buhamya ki muri iyi minsi ya none? Umuririmbyi ati ibigeragezo n'ibikugwa gitumo ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, icyakora bizakongora ibyaha usigara utunganye. Muri iyi minsi ufite buhamya ki igihe ukikijwe n'umuriro impande zose, hejuru hasi, impande zose icyo uri kureba ari umuriro? Ufite buhamya ki? Menya neza yuko urugendo watangiye nanjye urugendo natangiye uyu munsi ntabwo twari twagera ku ntego. Twatangiye urugendo rugana mu ijuru. Kugeza uyu munsi harimo abafite impungenge z'uko Yesu atakigarutse, bakavuga bati reka 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 reka. Basogokuruza uhereye kera barabivugaga, none se wowe ko wari ubishyushyemo, ko wari umeze neza, muri iyi minsi ubuhamya bwawe ni ubuhe? Inzira turi kwerekezamo se uri kuyireba neza nta kibazo? Cyangwa uri kubona ijoro ryabuditse, umwijima ugukikije impande zose, utari kubona aho ushinga ikirenge? Ariko icyigisho cye kikavuga ngo ufite buhamya ki? Uracyibuka se yuko izahabu isuzumwa n'umuriro? Iyi zahabu bayicaniriye bakayicanira bakayicanira bakayicanira, nibwo bigaragara yuko ari izahabu cyangwa ari igishonyi. Muvandimwe, uyu munsi nge nawe umuriro niwo udukikije kugira ngo tugaragare niba turi ibishonyi cyangwa turi izahabu. Ariko reka dushimire Imana yacu yuko ishobora kuduha ubuhamya buzima mu gihe cyose duhagaze mu muriro. Reka dusome muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 22, turakomeza turageza ku murongo wa 32. Umutwe uravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga
ko ari mwinshi, aratinya, atangiye kurengerwa, arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera gukewe, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Dusome mu bifuzwa ibihe byose ku cyigisho kivuga ngo ku kiyaga nijoro. Umuraba ukaze wari ubegereye mu gihe batari biteguye. Cyari ikinyuranyo gikomeye kuko umunsi wari wababereye mwiza ku buryo ubwo umuraba wituraga ku bwato bagize ubwoba bwinshi. Bahise bibagirwa kutanyurwa kwabo, kwizera guke bari bafite ndetse no kurambirwa kwabo. Buri wese yagerageje kugashya ngo ubwato butarohama. Imana yacu ishimwe. Bari bamaze kugenda urugendo ruto mu nyanja bava i Betesida bajya aho bagombaga gusanga Yesu. Mu bihe bisanzwe urwo rugendo rwafataga amasaha make, ariko noneho umuyaga wagendaga ubatwara kure y'aho bashakaga kwambukira. Bageze mu rukerera bakirwanya umuraba, bari bananiwe cyane ku buryo bari bihebye, biteguye kurohama. Umuraba n'umwijima wo mu nyanja byabagaragarije neza intege nke zabo, maze bifuza cyane kubona umwami wabo. Imana yacu ishimwe. Yesu ntiyari yabibagiwe. Yabitekerezaga ari ku nkombe, areba uburyo yabitegerezaga ari ku nkombe, areba uburyo abo bagabo barwana n'umuraba bafite ubwoba bwinshi. Nta na rimwe yigeze akura amaso ku bigishwa be. Yabagumishijeho amaso, akomeza kwitegereza ubwato bwari mu muraba burimo abantu b'agaciro kenshi, kuko abo bantu ari bo bajyaga kuba umucyo w'isi. Nk'uko umubyeyi ufite urukundo rwinshi ahoza amaso ku mwana we, niko n'umwami w'impuhwe atavanye amaso ku bigishwa be. Imitima yabo imaze kujya hamwe, imigambi yabo mibi imaze gucogora, kandi ubwo basabaga ubufasha bicishije bugufi, bahereye ko barabuhabwa. Imana yacu ishimwe. Mu gihe babonaga ko barohamye rwose, muri urwo rukerera babonye umuntu udasanzwe agenda ku mazi aza abasanga, ariko ntibamenye ko ari Yesu. Uwo wari uje kubatabara bamutekereje nk'umwanzi. Bagize ubwoba bwinshi. Ya maboko yari afashe ingashya azikomeje yahise azirekura. Ubwato bwahise buteraganwa n'umuraba, maze amaso yabo bakomeje kuyahanga umuntu babonaga agenda hejuru y'inyanja yarimo umuraba. Batekereje ko ari baringa ibagaragariza ko bagiye kurimbuka, maze barataka bafite ubwoba bwinshi. Yesu yakomeje kugenda asa n'ugiye kubacaho, ariko baramumenye, maze barataka bamwinginga ngo abatabare. Umwami wabo yarahindukiye arabareba, maze ijwi rye ribamara ubwoba, aravuga ati, nimuhumure, ni njye, mwitinya. Bakimara kubona ko ari we, Petero yasazwe n'umunezero, yabaye nk'utarabyizera neza, maze aravuga ati, mwami, niba ari wowe, untegeke nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ahanga amaso kuri Yesu, maze agenda yumva ashikamye,
ariko agera aho yumva yihagije ubwe. ahangaha reka asubiremo, ariko agera aho yumva yihagije ubwe. ndasubiramo, ariko agera aho yumva yihagije ubwe, maze akebuka inyuma areba bagenzi be bari mu bwato, amaso ayavana ku mukiza we. umuyaga wari mwinshi, umuraba wariyongereye, maze amazi aba menshi hagati ye n'umwami we, bituma agira ubwoba bwinshi. haciyemo akanya atareba Yesu n'amaso ye, maze kwizera kwe kuragabanuka. yatangiye kurengerwa n'amazi. mu gihe umuraba wari hafi kumuzanira urupfu, Petero yarengeje amaso ayo mazi yasheze, maze ayahanga Yesu, arataka ati, databuja nkiza. uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? natwe iyo duhanze amaso bagenzi bacu cyangwa se ibindi bintu bitari Yesu, byanze bikunze turarohama. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. nawe ujya kwa data atamujyanye. araguhamagara njye nawe kugira ngo tubashe kubona inzira tunyuramo, ariko nitumukuraho amaso byange bikunde tuzarohama. Petero yagendanye na Yesu amufashe mu kiganza, maze binjira mu bwato bari kumwe. Petero noneho yaratuje aguma hamwe. nta mpamvu yari agifite yo kwirata kuri bagenzi be, kuko kutizera kwe no kwihugiraho byari bitumye abura ubuzima bwe. igihe yavanaga amaso kuri Yesu ntiyashoboye gutera intambwe, ahubwo yatangiye kurohama. mu gihe tugeze mu makuba, ni kangahe tumera nka Petero twitegereza umuraba aho kugira ngo duhange amaso Umukiza? intambwe zacu zirayoba, maze amazi asuma akaturengera. Yesu ntiyahamagaye Petero ngo aze aho ari kugira ngo arohame. ntabwo aduhamagara kumukurikirira ngo hanyuma adutererane. aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 kugeza uwa 3. Yesu yari azi imiterere n'imico y'intumwa ze. yari azi uburyo kwizera kwabo kuzageragezwa. mu byabereye ku nyanja, Yesu yifuzaga kugaragariza Petero intege nke ze, kugira ngo amwereke ko umutekano we wavaga mu kwisunga iteka imbaraga z'Imana. mu muraba w'ibigeragezo yagendaga ashikamye kuko yivanyeho amaso, maze akisunga Umukiza wenyine. igihe yibwiye ko ubwe afite imbaraga, niho Petero yagaragaye ko ari umunyantege nke. kandi amaze kumenya intege nke ze, niho yumvise akeneye kwisunga Kristo. iyo aza gusobanukirwa neza n'icyigisho Yesu yashakaga kumwigishirizaho ku nyanja, ntiyari gutsindwa igihe yahuraga n'ikigeragezo kirushijeho gukomera. buri munsi Imana ihora yigisha abana bayo mu byo bahura nabyo buri munsi mu mibereho yabo. Imana ibibategurira kuzatunganya uruhare rwabo mu bikorwa bikomeye Imana yabateguriye, kandi uburyo bitwara mu bigeragezo bahura nabyo buri munsi nicyo kigaragaza kuzatsinda cyangwa gutsindwa kwabo mu bihe bikomeye by'ubu buzima.
abantu batibuka kwisunga Imana buri munsi bazatsindwa n'ibigeragezo. Hari igihe twakwibwira ko duhagaze dushikamye kandi ko nta kizadushobora. Dushobora kuvuga tuti nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nta gishobora gutuma ndeka kwizera Imana ndetse n'ijambo ryayo. Nyamara Satani ashaka kudufatira mu ngeso na kamere byacu kugira ngo aduhume amaso ntidushobore kumenya intege nke zacu hamwe n'amakosa yacu. Keretse nitumenya intege nke zacu maze tugahanga amaso yacu Kristo, nibwo tuzashobora guhagarara dushikamye. Yesu akimara kugera mu bwato, umuraba waratuje. Amen. Maze ako kanya ubwato bugera aho bajya. Rya joro riteye ubwoba ryakurikiwe n'umucyo w'izuba rya mu gitondo. Abigishwa hamwe n'abandi bari mu bwato baramupfukamira bafite imitima yo gushima, baravuga bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Nshuti muvandimwe, ibuka ibihe byiza wagiranye n'Imana. None dore mu ikaritsiye ni wowe bazi yuko uri umusinzi. Inzoga zaragutwaye, ubu ngubu wabaye umunywi nk'abandi. Ariko Yesu arakurarika ngo uze umwisunge. Yesu yaratubwiye ngo twirinde ibisindisha, ariko uyu munsi ufite buhamya ki? Ibuka ukuntu abantu bakwitaga murokore, ukuntu watambukaga abantu bakishima ngo uri umuntu w'Imana. None si imyambarire usigaye wambara n'imyambarire ki? Reba ukuntu wigize n'ukuri. None si ko Imana igushaka ikabiguhamagara kandi kwinginga ngo uze mu bushyo bwayo, ese ntabwo wakwemera kuyisanga? Ibuka uburyo wabanye n'Imana kandi ukagira ibihe byiza, ukamenya amategeko y'Imana, ukamenya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko uyu munsi ntabwo ukibikozwa. N'iyo ubisomye ubisoma ubicuritse, witera inkota kandi utabimenye. Ibuka ibyahishuwe igice cya 14. None se wibuka mwiki? Ntabwo wibuka ko harimo ubutumwa bw'abamarayika 3? Wibuka se yuko ari nabwo buhwanye no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera? Yesu araguhamagara uyu munsi ngo ugaruke ku rufatiro. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 2 n'uwa 3. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasi we, kuko Uwiteka avuga ati nonyeje abana ndabarera, ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, n'indogo bimenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 18. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Shuti muvandimwe, ibuka neza yuko Petero yari afite ubuhamya 2. Yari afite ubuhamya bwerekana yuko kurohama bishoboka, ariko nanone ntago yari kureka kuvuga yuko kugenda hejuru y'amazi bishoboka. Byarashobotse, ariko byose bishobokera uwizeye. Dukeneye kwizera Imana kabone nubwo twaba turi mu ishungura. Igosora ntago rizabura, ariko hazagenda umurama, ingano zo zizasigara.
nshuti muvandimwe, ubwo njye nawe turi ku ntara kugira ngo dushungurwe, reka dukomeze duhange amaso, kuko Yesu we ntashungurwa, tumuhange amaso kandi ntazadutererana twamusanze. nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amena. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. izina ryawe rihabwa icyubahiro. imbere yawe niho tubonera amahoro. ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. twemerere mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, aduhumurize kutadusize. dore dufite ubuhamya bwo gutsindwa, ariko n'ubwo gutsinda twarabubonye, kuko waratubanye, waratuyoboye, kandi byaremeye. natwe turi abagabo bo kubihamya. turinde rero kugendera ku buhamya bwo kugwa kwacu, ahubwo uduhe guhanga amaso wowe wanesheje, turirimbe intsinzi yawe, kuko kunesha ari ukwawe, natwe tukwitirirwe, bityo bituzahure, bidukuraho twarohamye, turusheho kugendana nawe. tubisabye mu izina rya Yesu, amena.